Alright, nizere kumeze fresh sana, nizere kandi ukomeje kugira ibihe byiza. So uyu munsi ntago ndibuze kuvuga ibintu byinshi, muribuka ko nabwe story ya Bruce Melody aho yagize gutya yataka The Ben mu buryo bwumvikana pe ko harimo ubwishongozi, ndetse benshi bakaba barabigize bakaba baranavuze ko Bruce Melody ashobora kuba afite ikibazo kindi kitari kuba we The Ben ari kuri top, cyangwa se Bruce Melody ari kuri top, ahubwo Bruce Melody afite kuba afite ishari riri mu mutima wa Bruce Melody. Uyu munsi ngiye kwigarukira ku bitekerezo by'abafana, noneho byabaye byinshi pe, byabaye byinshi. Niba Bruce Melody ari buze kuza gukurikira kino kiganiro, amusaba kuza gusoma comment, ndetse namubwira akajya mu biganiro bitandukanye yagiye akora, ndetse n'ibyagiye bimuvugwaho akaza kuba yagira icyo atangaza. Nyuma y'amagambo menshi rero yagiye abwirwa Bruce Melody, ntabwo Bruce Melody yigize agira ikintu atangaza, ariko njyewe muri ikiganiro ngiye kukubwira mu by'ukuri abafana bavuze iki, nibyo ngiye kugarukaho. Hano hari uwitwa Catherine Murekatete yaravuze ngo Bruce we ushatse wacisha make kuko abanyarwanda bashobora kukwereka igihandure mu buryo bwo kugwana bikagura gusaba imbabazi. Ni wowe uri kwica umuziki w'u Rwanda. Yabonye Shagi agira ngo abonye Imana, ariko ndakurahiye iminsi yawe irageze, nushaka witonde. Melody saba imbabazi, naho ubundi ushobora kwibura. Menya uwo uriwe. King James, Meddy na The Ben ntuteze kubacaho, ibyo uzakora byose ntacyo bizakumarira. Irinde utu duspeso ukore umuziki. Ati space zirinde. Uyu bamwita Isa yavuze ati uwo Bruce wagira ngo ntiyarezwe, avuga amagambo mabi cyane, nta muhanzi umurimo, niyo mpamvu ntaho azagera kubera ishyari afite. Atafite tara atariko ntaho yagera. Afite ingengabitekerezo nk'iyi, ntago azigera abasha kugera ku rwego rwa Ben. Niyo mpamvu abanyarwanda tumukunda, turamushyigikiye cyane, kandi azahora aganza iteka ryose. Hari uwo bita ni Benoni yavuze ngo Bruce Melody uribeshya, ishyari rwose aturibeshya ishyari rwose. Tiger wacu The Ben. Hari uwavuze Uwase Solange yavuze ngo umva Bruce Melody arashaka kwiyenza gusa, The Ben ntabwo azamusubiza kuko ndabibona barashaka ko avuga nabi, gusa Melody yarengereye cyane. Ese ko umuziki wawe ariko urangiye? I'm sorry. Ati barashaka ko avuga nabi. Boni The Ben yavuga ati bashaka ko The Ben avuga nabi, ati gusa Melody yarengereye cyane. Ati ese ko umuziki wawe ariko urangiye kwandagaza umuntu ko ntago bisobanutse. Ati Melody arangwa n'ishyari, kwirirwa shotora Tiger, ariko nibatuze The Ben ntazigera avuga nabi. Respect always Tiger. Mbabazi Sara yavuze ngo Melody uransekeje cyane kabisa, nta munyabwenge uvuga, ziba ejo bundi wazahanuka, n'abatari wowe bro barazima. The Ben akurusha byose, nta na kimwe ukuyemo. Icyo bana we uwo bita Yuza ati Melody gabanya competition n'ishyari, Ben hejuru cyane. Uwo bita Muhindo yavuze ngo Bruce Melody ni ikigoryi cyane, kwiga burya ni ingenzi kabisa. Melody uwo ni Yuza yongera aragaruka ati Melody ni ishyari gusa niyo imutera kugira utugambo. Uwo bita Tunezerwe Jean d'Amour ati igicucu Bruce Melody. Uwo bita God4 yavuze ngo shambuze ko Bruce Melody igikomwa kijya mu mutwe, sinaba mbeshye kabisa, ni ikigoryi, muzabicunge muzabibona. Undi ati Bruce Melody ntarakora ibyo akora byose. Bamwita Eric Uwizeyimana Francine ati Bruce Melody urabizi neza ko The Ben akurusha hit, muzitegereze neza, nta muntu kugira ishyari utamurusha ubushobozi. Uwo bita Eddie ati Melody nuko gisa ubwenge buke. Hanyuma uwo bita Manrick ati Melody ni ikigoryi setu. Rurangirwa Alec Christian ati The Tiger arusha izina abo bajamo muri Team B. Bruce avuga utamwitayeho, promo ntagica kuri Tiger B hejuru. Yambwiraga ati hano Bruce Melody ntago ku promoting wabinyuza kuri The Ben, ihangane.
ariko ubona imbwa zidakunda kumoka. The Ben ni inyambo inkotanyi cyane, turamwubaha, naho uretse iyo mbwa ngo ni Kinyusi Melody. Bruce Melody arusha The Ben amabinga n'igisura kibi. Aha ngaho mwakabije cyane. Bruce Melody Dumba na Gasuku bamugize ikigori cyabo, noneho iyo abonye yatangiye kuzima ahita atangira kuzamura umunwa kuri The Ben, kandi Tiger amurusha ubushobozi. Noneho ikintu kibabaza Bruce Melody, nukavuga nabi kuri The Ben ntamusubize. Undi yavuze ati wabona ari umugore mwiza muziza. David yavuze ngo Bruce umurebye agaragara nk'umuswa pe, ati ibintu avuga iyo murebye uburyo agaragara ashobora kuba agaragara nk'umuswa. Ibi ngibi hari n'undi muntu wigize kubivugaho, aravuga ati Bruce Melody kubera ari umuswa agerageza kwigira umunyabwenge, uzanareba ibiganiro akora uba usanga afite depression. Atari akikomeza, ati pu ni ikigegera ntashobora kurenga The Ben. Amashyari yaramuhobeye kuko The Ben ari umuntu mwiza. Stop Bruce Melody. Uwo bita diaspora ati ni ishyari, nibyo yavuze gusa. Iradukunda Chantal ati Melody aribeshya cyane, nta munsi n'umwe azigera aza hejuru ya Ben. Uwo bita Mbabazi ati Melody ntahaza uragera uzatuma bagenzi bawe bakwanga. Oroha nawe nukubera abantu utabafite ntacyo wageraho. Nkomeza kuvuga Ben uzakira ubusa. Nukomeza kuvuga Ben uzakira ubusa. Ben ni umuntu w'abantu, tigabanya ubumarine. Bamwita Fex ati Bruce nabiriya bizunu ntabwo ndi bubusome. Ati Melody ikigoryi bita God Enishedeo ati cyuzuye ishyari gusa mu gitwe cyacyo. Uwo bita Karyugas ati this entertainment guys muvana amashyari aho abantu kamwe kweri, uzi ko muri abana muri industry mu bikorwa bigaragara Melody aruta Ben guys. Uyu we yaje avuga kuri Bruce Melody, wishe my boy yavuze ngo Bruce ni ikigoryi. Yundi yavuze ati ibyo gusa ndakwanze pe, Ben ntiyagusubiza kukurejesha imvi. Ubutumwa bwo ni bwinshi cyane. Jedeo Kwizera yavuze ati uko Melody asa inyuma ni nako asa mu mutima. Ese ubu The Ben ni umuntu wo kujya kuvuga kuri Bruce Melody? Urwego si rumwe, uko umwe ni injiji indi ni injijuke. Melody injiji mbese ni nko gukora muri banki ushinzwe abakozi kandi utazi gusoma no kwandika. Inyarabugari niko zimera. Uyu Bruce Melody ni ikigoryi kiraho, we umunsi yazimye ni burundu. Ati The Ben ntarizigera azima ubuzima bwe bwose. Bamwita Claudine. David yavuze ngo hari uwanditse ngo Bruce Melody undi ati bamwita Success Rwanda. Ati Bruce Melody niba ari umwami w'umuziki yagakwiye kwiyubaha, haba igaragara The Ben ararenze. Kuko Bruce Melody ahora amwataka kugira ngo ibinyamakuru bikunde bivuge. Kingi ni Tiger. Melody ntazi no gusigasira izina rye, ntazi n'agaciro karyo. Bruce bamwita Lewo Iradukunda. Ati Bruce ibyo akora ntabyo azi, niyo mpamvu akwigera mba umufana wiwe. Ati njye nari umufana. Bamwita Sharo ati nari umufana we ariko namuretse nta kinyabupfura agira. Undi ati Bruce Melody ubona utavuze The Ben utazamuka umuziki. Ni benshi cyane. Undi ati Bruce inkirabuheri nta kindi yavugerega, iyo avuze Ben aba trend amuriraho bro, mukwiye kumva ikinyusi bana. Umwensengimana Jean Pierre ati Bruce yamaze guhahamuka, afite n'ubwoko Ben nafata umwanya akajya mu muziki Bruce Melody ashobora kongera kuzima. Murenzi ati mbega u Rwanda rwishyira hejuru. Ati simbihakanye Bruce Melody uzi kuririmba, ariko ni nko kwambika agatimba umugeni yambara k'umweru ingurube, ugira amagambo mabi. Ben sindumva kwataka, ariko wowe man watuje koko. Ni benshi cyane ntago nabuvamo, gusa bigaragara ko Melody hano kabisa yaba yakotoye. Ati Melody hari waje avugira Melody ati Melody nta kosa afite man, kandi
nta nabi yavuze uko mwe mushaka kubikore uburenganzira. Ese ubwo wowe okay. Ntabwo ndi kubona neza, ni bwinshi cyane, gusa amagambo akomeye yavuzwe na Melody. Ndaze ndebe rino jwi niba ndiri burifatishe nanjye ndibashyiriremo muryumve. Gusa hano uwo bita Melody akaba yarengereye. Nanjye reka nshyiraho comment yanjye kubera ko ntabwo uzasanga kenshi wa mugane Bruce Melody ufite hit uzi kuririmba. Ntabwo ntekereza ko kuramuka kuvuga kuri The Ben, kuvuga ku gihugu mu bantu bose bagusuhuje koko. Ntekereza yuko mu bantu bagusuhuje The Ben atari wo gusuhuje wenyine, ahubwo nuko wumva nyine wikanzemo, ahubwo wagize n'ubwo yes, komeza ugire ibihe byiza, ariko wibuke subscribe my brother sisters.